Yesu ashimwe nshuti za Resi Therapete, Imana iguhe umugisha cyane cyane wowe wahisemo gusenga ubudasiba. Imana ntizasibe kukumva kandi ntizasibe kukumvira mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryacu ry'uyu munsi turarisanga hano muri Yobu igice cya 19 niho tugiye gusengera. Reka duhere ku murongo wa 23 turarangiriza ku wa 25, ariko wowe imirongo yose uze kuyisoma nibyo byiza, kuko intego yacu ni ugusobanukirwa Bibiliya uko umwuka dushoboje. Umurongo wa 23 haranditse ngo iyaba amagambo yanjye yari yanditswe, iyaba yari yanditswe mu gitabo, akandikishwa ikaramu y'icyuma n'icyuma cy'isasu, agakebwa ku rutare ngo ahoreho iteka. Ariko jye ubwanjye nzi ko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi. Amen, amen, amen. Aya ni amagambo ya Yobu yavuze amaze kongera gucibwa intege n'inshuti ze. Aratinyuka avuga amagambo akomeye cyane, atangira yandikisha. Yagize ubwenge bukomeye, atangira yandikisha kuri 23. Aravuga ngo iyaba amagambo yanjye yari yanditswe. Iyi ni sinye igaragaza ko iyo batigeze yita ku byo inshuti ze zari zamubwiye byose, kuko yari azi ko ikintu kitanditswe kiba kidafite agaciro. Ni nk'aho yabisibye. We kuba yarateruye ijambo yandikisha, bivuze yuko ibindi byose yari mu bitekerezo bye yari yamaze kubisiba. Ibyo bari bamucaga intege bamubwiraga, bamucyurira, bamucira imanza, ni nk'aho yaravuze ati ibyo mwavuze byose ni ubusa, ibyo mwavuze byose ntacyo bivuze kuri njyewe. We arangije abarusha ubwenge, arandikisha. Yandikisha ibyiringiro bye, yandikisha kwizera kwe, yandika atari uko bimeze neza, yandikisha atari uko bitunganye. Aha niho hari ubwenge, aha niho kwizera kuri. Hari ibihe umuntu anyuramo bigatuma aceceka, agatinya kuvuga ibyo yizera, cyangwa se agashidikanya ku byiringiro bye. Ibibazo bikomeye bigeze mu buzima bwawe, ubukene, uburwayi, gusuzugurwa, amagambo y'abantu, biragucecekesha, bikaguca intege, ukumva nyine nta jambo ufite. Yobu rero ntabwo ari ryo somo duhaye. Yobu 19:23 kugeza kuri 25. Yobu yari mu bibabare bukomeye. Yes, yari mu bubabare bukomeye. Nta cyizere kigaragara ku maso cyari gihari, ariko afata icyemezo gikomeye. Ashaka amagambo ye, arangije arayandikisha. Aravuga ngo abikwe iteka, kandi atangaza ko ashize amanga. Aravuga ngo nzi ko umucunguzi wanjye ariho. Ibi bitwigisha ko kwizera nyakuri kudahishwa, ahubwo kuravugwa, kukandikwa. Yes, kuravugwa, kukandikwa. Imana iguhe gutinyuka, uvuge, ubyandikishe aho bidasibama. Ni nayo titire y'amagambo y'uyu munsi. Tinyuka ubivuge, ubyandikishe aho bidasibama. Yes, ikintu gikomeye tugomba kwita kuri Yobu, ntabwo nyine yigeze ahangayikishwa n'amagambo inshuti zari zamubwiye. Yafashe icyemezo cyo kuyasuzugura, avuga ngo ikitanditswe ntikiba kiriho. Twigeze kubona ukuntu igitabo gishobora gucungura umuntu. Ijambo ryose ryanditswe burya riba rifite imbaraga. Moridekayi yacunguwe nuko yarokoye umwami, yakijije umwami, bakabyandika mu gitabo. Umunsi umwe umwami bakazongera kubimusomera. Umwana w'umuntu yacunguwe nuko hari igitabo cyo gucungura umuntu cyasomwe. Yesu aragisoma aza kuducungura. Inkike z'i Yerusalemu zubatswe nuko hari aho byari byaranditswe mu gitabo, twarabyize, bakongera bakabisoma. Rero ikintu cyanditswe kiba gifite imbaraga, ikitanditswe kiba cyamaze kuguruka. Ijambo rivuzwe ntiryandikwe riba ryabaye ubusa. Ikitanditswe ntikiba cyakozwe, no mu kazi dukoramo turabizi. Rero Yobu yagize ubwenge bukomeye, we atangira yandika. None aravuga ngo dore igihe mwavugiye, dore igihe mwahereye, ubundi ngo dore iyi ni inshuro ya 10 muvuga. Yarabivuze muri kino gice ku mirongo waho ibanza, mu bisome mu birebe. Ni nkaho yaravuga ngo mwavuze ngo dore iyi ni inshuro ya 10 n'ubwacu mumvugiraho, ngo mwimaze agahinda.
arangije abica amazi byose amera nk'aho atabyumvise, amera nk'aho bitariho, aratangira avuga ngo ngewe noneho reka mbyandikishaho mutazashobora kubisiba, reka kwizera kwanjye nkwandikishaho kutazasibama. Asaba Imana ngo ibyandike ahantu. Haleluya! Uyu munsi wa none nawe ugira icyo wandikisha. Uyu munsi ugira icyo wandikisha. Kwizera nyakuri ntabwo ari ukwizera ibyo ubona, cyangwa se kwizera igihe ubona ubuzima bworoshye. Kwizera nyakuri hano ni ukwizerera no mu bihe bikomeye, kandi icyo wizeye ukumva ko kitazasibama. Yobu ntabwo yavuze aya magambo ari mu munezero, yayavuze ababaye, ari mu bwigunge, inshuti zimusuzugura. Hari aho yavuze ngo n'abana bato ntibakimwumva, hari aho yavuze ngo n'ababoyi n'abagaragu ntabwo bakimwumva, hahandi umugaragu n'umuja wawe baba batakikumva, bagusuzugura. Yarageze ahantu habi cyane, ariko ikintu gitangaje yaravuze ngo nzi ko umucunguzi wanjye ariho. Ibi bitwigisha ko kwizera si ibyiyumvo, ahubwo ni icyemezo. Ntabwo yavuze ngo ndakeka ko umucunguzi wanjye ariho, ntabwo yavuze ngo birashoboka ko umucunguzi wanjye ariho. Yaravuze ngo ndabizi mbihagazeho, sinshidikanya ariho. Umucunguzi yamubonaga ari kubabara, umucunguzi yamubonaga we yasenyutse. Ibi bintu biratangaje inshuti yanjye, biratangaje. Uzi kubona umuntu ugucungura wasenyutse. Ibi byari ikimenyetso cy'ubwenge bukomeye cyane, cyo kureba ibihishwe abandi we akabibona. Kwizera ni ukubona ibyo abandi batabona, ni ukubona ibitagaragara, ni ugufata ibidafatika. Haleluya! Ikindi kintu gikomeye, haleluya, ni uko yafashe ibyo byiringiro bye akabyandikisha. Ntabwo icyizere cye yashatse ko kiguma mu bantu, yashatse ko kigera kure cyane. Nayo mpamvu n'uyu munsi turi kubisoma. Buriya Yobu kuriya yabyandikishije, ni nayo mpamvu natwe twafashe kino gitabo cya Yobu tukaba turi gusoma ibyamubayeho. Yarabyandikishije Yobu, yaravuze ngo ibyiringiro byanjye ntibizasibame. Ongera usubireho, mbabarira gato wongere uhasome. Ngo akandikishwa ikaramu y'icyuma n'icyuma cy'isasu, agakebwa ku rutare ngo ahoreho iteka. Yarabifashe arabyandikisha ahantu, ku buryo nta muntu ushobora kwibagirwa kwizera kwa Yobu. N'umuntu utazi Bibiliya azi Yobu, n'umupagani utajya ujya mu rusengero azi imibabaro ya Yobu. Ahantu hose wagenda ukavuga Yobu, bamenya ko ari umuntu wababaye cyane kandi agakomeza kwizera Imana. Yobu yarabyandikishije ntibyasibama. Nta kintu kigeze na kimwe gishobora gusiba kwizera k'umuntu yandikisha. Nubwo umurozi yakuroga, ntabwo byasibama igihe ufite kwizera. Ibi rero bitwigisha ko ibyo wanditse wizera biragukomeza, bikaguhora imbere, bikaguhindurira ubuzima, bikakugira umutangabuhamya w'iby'Imana yakoze. Kandi ntabwo bishingiye ku byo abantu bakuvugaho cyangwa bakubwira, bishingiye ku byizere wahawe na Kristo uri muri wowe. Kwizera kureba kure cyane, kukareba ibiruti ibiriho. Yobu ntiyarebaga ubuzima bwe bw'ako kanya, yarebaga umucunguzi muzima. Ubuzima bwe bwari bwasenyutse, ariko yaravuga ngo hari umucunguzi muzima uzongera agahagarara, uzongera akavuga. Ibi ngibi bitwigisha ko umuntu akwiye kwizera, akareba ejo hazaza, akareba igisubizo kitagaragara,
akabireba nk'ibiriho. Ntukemere ko ibibazo bya none bisiba iby'Imana yavuze ku buzima bwawe. Wowe ujye wandikisha ibyo uzi Imana izagukorera. Yobu yaravuze ngo ndabizi. Igihe cyose ubizi ntihazagire ukubwira ngo ntubizi. Igihe cyose ubizi ntihazagire uguca intege. Igihe cyose ubizi ntihazagire ukubwira ngo wizeye ibitari byo. Hagarara ku ijambo uvuge ngo nzi, nk'uko Yobu yarihagazeho. Nzi ikubere imizi yo kubaka kwizera kwawe. Nzi ikubere inzira yo gusenga ubudasiba. Nzi niyo ituma ubyuka saa 9 ugasenga, niyo itumye ufata Bibiliya ugasoma, niyo itumye ukunda Imana. Nuko uzi neza ko azagutaba. Utabizi ntacyo waba uri gukora. Uramutse ubikoze, uramutse uri gusenga utazi ko Imana izakumva, ntacyo byaba bimaze. Uramutse wiyiriza ubusa utazi kuzasubizwa, nta kintu byaba bimaze. Kubimenya nibwo buzima. Kubimenya niko gaciro. Kubihagarara ukabyandikishaho ubudasibama. Haleluya, nizo mbaraga zawe. Yobu yatangaje intsinzi atarayibona, kandi akabikora nubwo inshuti ze ziri kumucira urubanza. Yes, yarabivuze. Kwizera gutangaza ibizaba. Kwizera mbere y'uko biba. Andika intsinzi yawe mbere, vuga intsinzi yawe mbere, uzayibona nyuma. Haleluya, niryo somo ryawe ry'uyu munsi. Yobu 19 hatwigisha ko kwizera kwawe kugomba kujyana n'ibyo uvuga, ukabivuga ntubiceceke. Ntihazagire abagucecekesha. Uzavuge ko wizeye ko Imana izakugirira neza. Uzavuge ko wizeye ko uzubaka urugo rwiza. Uzavuge ko wizeye ko uzaba umukire. Uzavuge ko wizeye ko icyo kibazo kizarangira. Uzajya ubivuga, nurangiza ubyandikisha ahantu bitazasibama. Haleluya, ku mutima wa Kristo. Haleluya. Urutare Yobu yavuze hariya ni Kristo. Yarazi ubwenge. Yarazi ubwenge. Yafashe kwizera ko kwandika ku mutima wa Kristo. Ntabwo rero bishobora gusibama. Nawe ubyandikishe aha hantu, ongera uhasome. Akandikishwa ikaramu y'icyuma n'icyuma cy'isasu, agakebwa ku rutare ngo ahoreho iteka. Agakebwa ku rutare ngo ahoreho iteka. Uru rutare yavugaga ni Kristo. Niho yagiye arandika. Yarushije bariya bose ubwenge. Abandi ni nk'aho bari bavuze byatumutse. Bitumura ibyo abandi bavuga, bitesha agaciro ibyo abandi bavuga, bisiba ibyo abandi bavuga. Numara kubisiba, ufata ibyiringiro byawe ubyandike. Haleluya, ku rutare. Uzaba ureba ko bitazagukorera, bizagukorera. Vuga ibyo wizeye. Vuga ko uzatsinda. Vuga ko uzaba intwari. Vuga ko bizashoboka. Bivuge, wongere ubivuge. Byandikishe, wongere ubyandikishe. Ntiwite ku byo bavuze, ntiwite ku byo baguteze, ntiwite ku barozi bakuroga, ntiwite ku kindi. Wite mu kuba wowe uzi neza ko hari ahantu uri kwandika ibyawe, kandi ntabwo igitabo kijya kirangira gutyo. Icyanditswe amaherezo y'ibihe kirongera kikagarukira nyiracyo. Reka dusenge dusaba Imana gusiba ibyo batuvugaho, ibyo batuvuzeho tutabyitaho, tubica amazi. Hanyuma turi kwandikisha n'ibyiringiro byacu ku mutima wa Kristo. Igera hino dufatanye gusenga. Uwiteka Imana nziza, Imana y'urukundo, Imana ishoboye, turagushimye twebwe abana bawe. Imana y'ukuri turaguhimbaje. Imana y'imbabazi tugushyize hejuru. Imana y'urukundo rutagira iherezo turagushimiye. Imana idahinduka. Ubuzima bwanjye buguhimbaze. Ndagushimiye ibyo wakoze, imirimo y'amaboko yawe narayibonye.
ibyiza wampaye ndabigushimiye, ndagushimiye ko nyiriho kandi nkihumeka, ndagushimiye ku ijambo ryawe mbwiye uyu munsi, haleluya, ko amasezerano yawe atazavaho, ko icyo wanditse ntawe uzagisiba, kandi ko ibyiringiro byacu nta muntu uzabidukuramo, haleluya, haleluya. Ibitubaho byose, ibyo batuvugaho byose ko nta gaciro bifite, uretse ibyo twiringira, uretse ibyo twizera, uretse twebwe ibyo twahisemo, nibyo bizaba ejo hacu hazaza. Turagushimiye rero kuko uri umufasha, ukabona umucunguzi w'ubuzima bwacu. Umucunguzi wanjye ni wowe, ibyiringiro byanjye ni wowe, amahoro yanjye ni wowe, urukundo rwanjye ni wowe, ni wowe rukuta nubakaho, ni wowe Uwiteka Imana yanjye, nikomejeho, ntuhabwe icyubahiro. Mbanje guca bugufi nk'umwana wawe kugira ngo unkureho igicumuro cyawe, umbabarireho ibyaha byanjye, unyorose imbabazi zawe. Nihuje n'amaraso ya Kristo ashobora gusiba ikintu cyose kibi, amaraso ya Kristo Yesu ankureho ikintu cyose kibi mu izina rya Yesu, asibanganye ibyo abapfumu n'abarozi banditse ku buzima bwanjye, asibanganye ibyaha byose nakoze, asibanganye karande zo mu miryango zihora zinsakuriza, asibanganye mu izina rya Kristo Yesu ibintu abantu bavuze, ibitekerezo batekereje ku buzima bwanjye bibi, mu izina rya Yesu Kristo ndasibanganya ibyapa by'ubukene, ndasibanganya ibyapa by'uburwayi, ndasibanganya amagambo avuga ko ntaho nzagera, ndasibanganya amagambo anyita umunyabyaha kandi naracunguwe nawe Kristo, ndasibye mu izina rya Kristo Yesu. Amaraso ya Kristo nasibe buri kintu cyose kindega, amaraso ya Kristo nasibe buri kintu cyose kintandukanya n'umugisha, amaraso ya Kristo nambere shifo isiba buri kintu cyose umupfumu, umukonikoni, umukozi wa Satani cyose yavuze. Amaraso ya Kristo nasibe ikintu cyose cyinshi intege n'ikincira urubanza, amaraso ya Kristo nasibe ibikomere byo mu mutima, amaraso ya Kristo nasibe inzangano, nasibe amakimbirane, amaraso ya Kristo nasibe inyatsi n'amadeni, nasibanganya imbaraga zose z'umwijima, nasibe mu izina rya Kristo. Yobu yarabibonye arasiba, asibanganya ibyo inshuti ze zari zaramubwiye ziri kumuca intege, arazibwira ngo mwavuze cyane, mwavuze byinshi, mwimaze agahinda, ariko ibyo mwavuze nta hantu byanditse, ni nayo mpamvu aka kanya bise bisibama. Arangije we afata kwizera kwe akwandika ku rutare rwo Kristo, nanjye ndandikisha kwizera kwanjye kuri wowe Kristo, haleluya. Ndandika ku mutima wa Kristo, ndawanditseho uyu munsi wa none. Fashe ikaramu ariyo maraso ya Kristo, fashe ikaramu ariko kwizera kwanjye, fashe ikaramu ariryo jambo ry'Imana, fashe ikaramu nandika ngo Kristo arankunda, Kristo yarampamagaye, Kristo yarantoranyije, Kristo azangirira neza mu izina rya Yesu Kristo. Fashe ikaramu mvuga ko ndi umunyamugisha, haleluya, mu izina rya Yesu Kristo. Ndi mu mugambi w'Imana, ibyo ndabyanditse, ndi uw'Imana yaremye kugira ngo azagere kure, ndabyanditse mu izina rya Kristo Yesu. Naremewe kubaho neza kandi ibyo ngibyo nta wabisimbura. Ibyiringiro byanjye birahari, umucunguzi wanjye arahari, umukiza wanjye arahari, nta cyamukoma mu nkokora, nta kintu cyasimbura icyo Imana yavuze, nta kintu cyasimbura icyo Imana yangambiriyeho, nta na kimwe. mu mugambi w'Imana niho ntuye, haleluya. Ibyiringiro byanjye birakomeje, kwizera kwanjye kurakomeje, amahoro n'amahirwe biransekera buri munsi, haleluya. Ijambo ry'Imana riracyari urumuri rumurikira, ntabwo nzayoba, ntabwo nzagwa, ntabwo nzabaho nk'uko babivuze, ntabwo nzabaho nk'uko abandi babitekereje, ntabwo nzabaho nk'uko abarozi baroga, ntabwo nzabaho nk'uko batongera, oya ibyo birasibamye. Nzabaho nk'uko Imana yabivuze indema, nzabaho nk'uko Kristo yabikoze ari kunshungura, nzabaho bijyanye n'umugambi w'Imana, kandi nzabaho bijyanye n'ubuntu yampaye. Nakira ubwo buntu mu izina rya Yesu Kristo bumbesheho kandi bumpaze ubuzima bwanjye bwose. Wowe turi gusengana, ndagira ngo ugire amagambo make yawe wivugaho nk'umuntu nyine wumva ushaka kugira ibintu usiba, hanyuma ukagira n'ibindi wandika. Vuga ngo mu izina rya Yesu ndasiba ibyo abarozi bavuze ku buzima bwanjye. Mu izina rya Yesu ndasiba ibyo abanzi bavuze, ndasiba ibitekerezo byabo bibi n'imigambi yabo mibi mu izina rya Kristo Yesu. Mu izina rye ryera, izina ridajya
cika imbaraga, izina rihebuje, izina rikomeye, izina dukirizwamo, rihagazemo mvuga ngo ndasiba ibyapa byose bivuga ibyaha, ibyapa byose bivuga ibyago, ibyapa by'ubukene, ibyapa by'ibibazo, ibyo gutsindwa n'imibabaro, ndabisibye, ndabisibye, ndabisibye mu izina rya Yesu. Nta kintu na kimwe kizava mu isi y'umwijima kizongera kungeraho, kuko byose ndabisibye. Icyavugiwe mu isi y'umwijima cyose ndagisibye. Ndahagarara mu Mana yanjye mvuga ngo ibyiza byanjye ntago bizongera guhagarara, ntago bizahagarara kubw'amagambo mabi y'abantu, none n'iteka ryose. Mpagaze muri Kristo Yesu urutare rwanjye, ndi kwandika ko ndi umunyamugisha, ndi umunyamahirwe, ndi umukire ubuzima bwanjye bwose, ndi muzima sinjya ndwara, kandi nanditse ko umucunguzi wanjye ariho anyobora inzira nziza zo gukiranuka. Naracunguwe mu izina rya Kristo. Ibihumbi n'ibihumbi by'insinzi biri imbere yanjye, ntabwo nzakorwa n'isoni. Ijambo ry'Imana rikomeza kumbera imbaraga. Ndanditse muri uyu munsi wa none iby'Imana yategetse byose ko bimbaho bigezweho, kandi ibyiringiro byanjye bizahoraho. Uyu munsi wa none nongeye kwandika ko ndi intwari, ko ndi umutsinzi, ko ndi amahoro, ko nishimye mu izina rya Yesu Kristo. Mpagaze muri iryo zina, mu izina rya Yesu umukunzi nkunda, mvuga ngo ibyiza byanjye byose birandikishijwe. Nikomeje ku Mana, nikomeje muri Kristo, nikomeje muri we, nikomeje ku rutare, none n'iteka ryose. Amen, amen, amen.